akatubwira ikimuzanye. Merci déjà pour l'accueil déjà. Mwakoze cyane bitewe n'uburyo mwanyakiriye. Ndi umunyagabo nakiniraga ikipe Union Sportif de OM de Rutahizamu nyura ku mpande. Yego no bwa mbere ngeze mu Rwanda ndishimye kuko ibintu byaho byose ni byiza. Nje mwigeragezwa kandi iminsi nzahamara bizagenda neza ntawamenya. Muri rusange ntabwo nzi umupira w'u Rwanda n'amakipe arimo, gusa icyo nzi nuko naganiriye Rayon Sport ni ikipe izwi cyane muri Afurika ikaba inakomeye mu Rwanda. Twaraganiriye numva imishinga myiza ifite, numva nayizamo. Intego yanjye no gukina umupira abantu bakemera, ubundi bindi ni Imana. Ongeye kugira ubunararibonye bwo gukina hanze kandi ni byiza kuba ngiye guhera mu Rwanda. C'est déjà bien de vivre expérience à l'extérieur que je suis arrivé au Rwanda parce qu'il fallait que je découvre aussi le Rwanda. Nge ndi umuntu ukunda gukorera hamwe kandi nibikunda Imana nizagira ibyo tuzageraho. Et puis c'est que Dieu va décider, on va faire ensemble. Yes. Rero ni Chancel Menge yageze mu Rwanda ku munsi w'ejo. Nabonye Rugaju umufite amakuru menshi cyane. Tunyuriremo uyu mukinnyi yageze mu Rwanda. Ese aje gusinya? Ese azabanza kore igerageza? Ni umukinnyi ufite izihe kalite ku buryo abakunzi ba Rayon Sport bamugira icyizere ko aje gusimbura abo barekuye batari batanze umusaruro nk'aba Elenga Kanga Press Junior? Ikintu cya mbere wamenya abantu bamubonye mu myitozo mu Nzove ku munsi w'ejo kandi yararuhutse umwanya muto kuko yageze ku kibuga cy'Ikanombe mu masaha y'isa 5:15 hanyuma akihagera bahise mutwara kuri hoteli iri ku Irebero y'umwe mu bareyo bita Karaveri, umusaza wo murebe muramuzi, aho yaruhukiye mu masaha y'isa 7:30 navuganye na Mucyo Anta biganiro ari kwitegura kujya kumufata kugira ngo amujyane mu myitozo. Ageze mu Nzove barakoze nyine bageze mu gihe cyo gukina deka cyangwa se kwa kuna amakipe bacamo ibice bibiri, bamushyize mu ikipe ya kabiri iminota 15 yonyine. Umutoza yaravuze ati vamo wambare Jose Bure mu ikipe ya mbere. Ikintu cya mbere kalite uyu mwana bamukundiye muto cyane mbere uko ngaruka kuri story ye yose. Cyo nicyo bitazanda. Turayihota kuko ni minota nta gisobanura cyane. Yari ikindi dufite nyuma rero. Oya nyine ni minota n'imikeregane. Hari n'ibindi muri Reyo tubinyuramo. Nanyize ngo hari indi nkuru yindi we. Oya harimo n'ibindi update gusa. Hanyuma uyu mupeti bavuga ko ashobora gukina 10 ariko umwanya de preference ni 7. Ashobora gukina uyu mwataka ariko we n'umuwinga ubundi Donati birumvikana kinisha imoso agaca kuri 7. Uyu mwana ni umwana wahamagaye muri equipe senior ya Chan ya Gabo. Sorry ndabeshye. Ni umwana wanyuze muri equipe junior ya Chani sorry U20 na U17 muri U17 mu ba junior na U20 noneho ananyura muri equipe Chan yabo abona preselection ntabwo yarajya muri equipe nkuru ntabwo byigeze bibaho. Afite imyaka 18 mu byangombwa ariko Anta yambwiye ati wenda ni nka 23 yandi 5 y'abajuweri ntabwo yabura. Uyu mwana rero ikipe yakinagamo yitwa Union Sportive d'OM akaba ari ikipe Anta yamubonyemo ubwo yari Brazzaville baje gukina n'ikipe ya Military Police yahariya muri Gabo akaba ari ikipe nyine zo mu cyiciro cya mbere. Uyu mwana akaba barakinaga ikipe yitwa Bantur yasorejwe ku mwanya wa 7 muri champion. Yego rero Anta amaze kubona bakina iyo kipe yitwa Bantur avuze iki gipeti gifite imoso nk'iya Ruvumbu ko ari kizima ngo bakita Chukwueze ngo bagitageze bamutazira Chukwueze kabisa. Baramukunda abantu babo nabonye no kuri Facebook bashyize ama comment avuga umwana nk'yasohoka gutakajya mu Rwanda babyagenze bite. Uyu mupeti Anta atangiye kumukurikirana yarafite contact z'umu capitaine wa equipe ya Chan ya Gabo yitwa Samson aramuhamagara muha nimero z'uyu mwana. Uyu mwana avuka ahantu mu cyaro ikipe ye ikina nko mu mirometero 800 kugira ngo ugere Libreville ni kure cyane. Sagabo ni ibihugu binini. Anta yatinze rero kumufatisha amufatishije arabimusaba umwana abanza kwanga nyuma aza kumwereka avantage ziri mu Rwanda ko azamufasha gusohoka amwereka ko rezakina Confederation n'ibindi umwana arabyumva. Hanyuma Anta abibwiye president wa Real ati rwose urabizi uri kuduha abakinnyi beza ariko uyu mukinnyi muduhe iminsi 3 akora imyitozo turebe natwereka ko ari umukinnyi mwiza tuzamusinyisha. Hanyuma ku munsi w'ejo yarakoze umutoza yaramushimye ku munsi w'ejo
nabajije abareyo bagera muri batatu barebye imyitozo kwizigira bambwiye ati turetse kubeshya ati mu bakinnyi bari mu Rwanda yego bakina ku ruhande ati keretse umukinnyi wa APR witwa Watara niwe mukinnyi umurusha umupira bavuze ati yakoze imyitozo niba atari bya bindi byatize ngo abantu bose baravuga ati Mupeti afite umupira pe ngafite cya kimoso nyine cy'imbaraga wa Mupeti wihuta ufite speed wa Mupeti washa gutanga passe nziza wa Mupeti w'amashoti baravuga yuko nakomeza nyine mu minsi iri imbere kwitwara neza kwari ukuntu umuntu aza imyitozo itatu agashisha umunsi umwe ibiri nyuma amushaka ukamubura baravuga bati nakomeza kwitwara neza ashobora kuba yasinya muri Rayon Sport ngayo nguko rero iyo teste iyo minsi 3 reka turebe wenda bizagera kwa gatanu ibye byasobanutse nabari na flop nyine imyitozo kurikiyeho natagira icyo agaragaza nabwo tuzahaza tubivuge muraseke iki abafana n'ibitanga bati iki bati ko nta kintu mwavuze kuri Ngabo y'Isonga turamuvugaho turavuga ko batsinzwe test ariko ibintu yavuze ngo byatumye atsindwa test niyo bitangaje reka dukomeze yes aratanga icyizere ku munsi wa mbere yego umunsi wa mbere akoze imyitozo myiza yego ariko agomba gukora test iminsi 3 kugira ngo abashe gusinya icyo mutoza abashaka no kugira ngo abanza amurebe shano no kutagira iminsi 3 we icyo bashaka no kubanza kureba ahagaze ati hanyuma ikindi bakahita bamukorera test medical kugira ngo barebe niba wenda nta mvuna azanye nta bindi bibazo by'ubuzima afite cyangwa se by'umubiri we wundi bamusinyisha rwose uretse ko abanje kurebwa n'umutoza ariko agomba gusinya mbere yuko n'ikimwe kirangira rero Sport yaza kuba yamutangaje mu cyangwa abaye ari mwiza kuri nimero 10 yakamusinyishije kuko mu myitozo nabonye muri Rayon nta nimero 10 urimo ubundi nacyo kintu kigoye buriya baravuga yuko igenda rya Keve bavuga ko igenda rya Keve rwose batarabona umusimbura bakagira wa mwana w'umunyamari niyo cyane ngingo ne babamugani ku 10 yayengamiraho Fisto guhuza na Shadrack byaranze pe Fisto afite ukuntu atinda na baro kandi Shadrack we bashiri babarabusha nta kirimo gihambaye bari nabo mu myitozo hari umuntu bajije ibintu byiza cyane aragira ati Abedi ibite nicyo naringiyeho amakuru ari nuko Abedi yari yageze i Kigali ashobora gushyira umukoro ku nta kinyoma kirimo Abedi yabanje kujya iwabi Burundi mu Kajaga arabanza arabasura nyuma aza guca muri Tanzania gato ayavuyeyo aza mu Rwanda ubu Abedi ari mu Rwanda bitegerejwe ko uyu munsi wa none mushaka kuza kubona aya mafoto cyangwa se bitinze ku munsi w'ejo uyu mugabo ngo arahabwa miliyoni 25 z'amanyarwanda twabwiye ko azajya ahembwa miliyoni 1.5 buri kwezi azasinyira Rayon Sport imyaka 2 Abedi Bigirimana kakanyenyeri bariyo mwakanze mukina asabwa gukomeza gukanda burya kari kagamije kugura umukinnyi Abedi Bigirimana Abedi iwabo bikomeye iwabo ino deal ya Rayon Sport kuko yarabizi kwiri aho gupendinga icyo yari arimo arakora iwabo yasize hari ahantu ateguje aya mafaranga arayabona kimwe nuvuga ngo bitatu bya kane birahita bijya i Burundi aho hantu yasize adirinze business hanyuma muri Tanzania kwari kujya kureba uburyo inose zagomba kuyizamo nta hantu namwe agomba gutsitara imwe byine by'umukino agomba kwinjira muri saison ahantu hose yateguye yadanangiye ku buryo nta nguni nimwe Yego bagusigara kogesha rubaye Tanzania kugira ngo seza yinjiremo nta kantu na kamwe ukora biswe ira mediane harimo ahantu nyine hesho kugunganiramo kandi utuntu nyine ushobora ugomba kuguza muri sezo watwirinze ku buryo sizo twatangira mediane nibasinyisha Karamako bagasinyisha uyu wavugaga Bedi bakanasinyisha uyu munyagabo mediane yabiraza kuba isa naho yuzuye ahubwo biraza gusigara no uvuga ngo umutoza araza kugira ikibazo cya choice cy'abakinnyi cyabari boza kujya banzamo batatu ariko buriya ngo bafite n'aba defenseur bake kwizigira muri Rayon Sport kuko buriya ntabwo bafite aba defenseur benshi ku bakinnyi twagiye tuvuga uretse wenda nka Emery na Rushema basinye ariko nta wundi mu center back bari basinyisha kandi biziko batandukanye na Omar Nyingi ndetse na mugenzi wacu yitwa nde Aimable naho byashoboka cyane katazagaruka nuvuga ngo niyo mpamvu mu myitozo hari kugaragara umukongomani witwa Claude Masiri Ruwendo umwe mu bakinnyi barebare kabisa bamaze iminsi bakora hariyo Claude Masiri Ruwendo harimo n'umutipe uvuka muri South umunyarwanda ubyarwa n'ababyeyi batuye muri South Africa ari naho yakuriye witwa Bizimana Calvin Bizimana uvuye muri Bomamuru
abo bose bari mu myitozo Ariko uriya mutipe muremure. uri businye muremure ufite imisatsi myinshi. uri businye n'uyu Ruwendo Claude Masiringa ashobora gusinya kuko yakonvense umutoza mu mikino ya gishuti bakinya Miroplaste mu myitozo no muri deka kandi avuye n'ahantu abafana hazwi baramukunze cyane. abafana baramukunda yakinye muri Sanga Barende banamuvanye muri Vital ejo bundi muri Vital Sanga Barende tumwe n'igice Ari- ariko ari- akomoka ari kuri ikintu- Banga icyo nagira Bayisonga. nari ngiye kukubaza Ngabo y'Isonga n'abandi basifuzi bane n'abasifuzi batanu batsinzwe teste batsinzwe iyihe teste ese ubwo byarangiye ntabwo bazasifura kuko nicyo abantu bakeneye kumenya kuko amakuru yuko batsinzwe teste yaramenyekanye yabaye Hari kimomo umutaramu abo no kwibaza byararangiye ubwo bivuze ko batazemererwa gusifura yego n'ubu tuvugana ngo ni Ngabo y'Ishyorongi. Abanyarwanda barakorogana cyane. yego n'ubu tuvugana rwose ku basifuzi turi kuvugana ubu aka kanya bavuye mu cyitwa pratique urumva Bavuye muri ejo bakoze ikizamini cy'imbaraga Okay. ariko none bavuye mu bya Cy'imbaraga pratique n'umwuka no uvuga pratique none ni mu kibuga ari gusifura nyine bashaka gufata nka match akayisifura kwa buryo ari kuyikora yama déplacement ejo rero babanje gukora ikizamini noneho cy'izo mbaraga twavugaga rwose ako ni ikizamini kiba kigoye pe nabonye ibintu bakora biba bigoye ariko uziko bakora icyo bita sprint biruka metero 40 Icyo ni nacyo cyabatse. sprint biruka metero 40 mu masegonda 6 metero 40 mu masegonda 6 Uzabasha gusifura utihuta. wongera Ugakurikira amaso. usubirayo urumva hanyuma kandi uzirangije neza ujya kwiruka mu kibuga ibyo bita interval icyo gihe biruka metero 75 mu masegonda 15 my friend ngo uruhuka amasegonda 18 yonyine uko ngiye kwanga kwiruka ugomba kuba ufite icyo gihaha abo nibo batsinzwe nibo batsindiwe aho niho batsindiwe muri sprint ndetse n'izi interval rwose birangira nyine bigaragaye ko batari ku rwego Umwuka ntuhagije. uko bimeze rero navuga ngo iyo batsinzwe nk'aha hari undi watsinzwe ariko wagize ikibazo cy'imvune Jean Paul Ngabonziza we yagize akabazo k'imvune nyine uko bari kwirukanka ugatsikirwa kandagira nabi we yaratsikiye ntabwo ari ikibazo cy'uko wenda byamunaniye we azongera asubiramo ikizamini Nizeyimana Isiaka Ntabwo bazasubirishwa. aba ngaba rero nyine bo bazasubiramo bwa nyuma na nyuma nk'uko bavuga ngo ni last warning cyangwa se ruri hano nigutsinda amahirwe yanjye ni pesage bazasubiramo bongere bakoreshwe ibizamini bongere batangire bundi bushyashya bongere bundi bushyashya nibatsindwa ntabwo bazakora muri uyu mwaka nubwo babonye abantu kuri social media bakomeje kugenda babyishimira babikubiye hamwe ko Ngabo y'Isonga wenda hari ibibazo yagiranye n'abareyo ariko ntidukwiye kwishimira ko abasifuzi bacu batsindwa kuko hari nivo tuba tutari kuko tubashaka ari mpuzamahanga uwo muco wo kwifuriza abantu ibibi b'Abanyarwanda ntabwo ari mwiza.